Rutamaguzi Murundi. Murundi 10 ku 10. Murundi si Muganda. Acyabuli rwala abantu abayino obuchayi ku Banyarwanda usually babera bahutu nga Barundi. Ekyo kanchi kugambi gutonza bitegeera. Abantu abasinga obuchayi ku Banyarwanda abatuusi babera bahutu nga ate Barundi. Ekyo kanchi kugambi. Mais on ne va pas laisser des étrangers venir occuper le pays d'autrui et si on veut le repousser, on devient génocidaire. Qu'est-ce que cela signifie? On veut faire de nous ce qu'on a fait des Hutus chez eux. Tous les Hutus, femmes, enfants, vieillards, on les appelle génocidaires. Tout un peuple, 85% de la population rwandaise Hutu ne sont que des génocidaires. Et la communauté internationale est là. Calme. Gorora byose vuba. Reka twibukiranye ibyo nyakwigendera Kabila Pere yavuze. Yaravuze ati ntabwo dushobora kwemera igihugu cyacu kigarurirwa n'abanyamahanga. Ati muri uko kubarwanya noneho twebwe baduhindura abajenosideri. Ati ibyo bisobanuye iki? Bashaka gukora ibyo bakoze abahutu iwabo, nibyo bashaka natwe kudukora. Ati abahutu bose, abana, abagore, abakecuru bose babita abajenosideri. In the name of Jesus Christ. Nkuko Mose yabitubwiye, utazi yavana amenyi yajya, nimuze tujye inama. Gorora byose vuba. Amahoro shiti bakunzi bagorora byose vuba. Nkuko umaze kumva ayo majwi dutangije, uwo nguwo ni umuyobozi ukuriye ubwoko bw'abanyarwanda mu gihugu cy'Ubugande, yitwa Frank Gashumba. Aravuze ati umuntu wanga abanyarwanda n'abatutsi mbere na mbere ni umuhutu n'umurundi. Muri make hano arashaka kuvuga yuko umwanzi w'abatutsi n'abanyarwanda ari umuhutu, abo mu bwoko bw'abahutu ari nabo mu bwoko bw'abarundi. Nyamara ibi nkuko twagiye tubabwira muri gorora byose vuba, ibi ni ukwibeshya, kuko iyo utazi umwanzi wawe iteka ryose Satani ahora gukoresha mu nyungu ze. Ibi ngibi tubivuze mu buryo bw'umwuka ntago abantu babyumva, niyo mpamvu twabwiye ngo muri gorora byose vuba tuzajya twifashisha ibifatika twe tubasha kubona n'amaso n'ubwenge bwacu bwa kimuntu, noneho dusobanure ibyo tudashobora kubona mu buryo bw'umwuka. Ukurikije aya magambo y'uyu mugabo avuze, ni ukuvuga ngo umuhutu ari we wese ni umwanzi w'abanyarwanda, akaba n'umwanzi w'abatutsi. Nta mututsi ndumva yahagurutse avuguruze aya magambo Frank Gashumba yavuze, ndetse nta n'umunyarwanda ndumva nawe wahagurutse avuge yuko Frank Gashumba atamutumye ngo amuvugire yuko abahutu ari abanzi babo muri rusange. Ndetse nta n'umuntu turumva ahaguruka mu ijwi ry'abarundi cyangwa abahutu nawe avuge yuko aba bantu cyangwa se ibyo Frank Gashumba yavuze ababeshyera. Ibi byose ni icyerekana amayeri y'umwanzi Satani muri aka karere k'ibiyaga bigari. Tudatinze rero reka twifashishe ingero z'ibifatika, hanyuma tubereke uburyo Satani arimbanyije mu kwiyoberanya no gutiza umurindi ikinyoma, ariko tunababwira yuko Imana ifite umugambi mwiza wo kugira ngo ukuri kuganze kandi gutsinde, aho tuzamurikirwa n'umucyo w'Uwiteka Imana ishobora byose, tukamenya ukuri kandi ukuri kukatubohora, tukabana twimakaza ubutabera, urukundo muri uko kuri. Amateka atubwira ko jenoside zose z'akarere zateguwe n'abahezanguni b'abatutsi, ziyoborwa n'abatutsi ubwabo. Zamenyekanye ni nkeya, ariko reka mbabwire zimwe muri izi. Mbirima n'Amatovu, umututsi yaririmbuye ubwe arimbura umututsi mugenzi we.
mu bufundu umututsi yarimbuye umututsi, ku rutare rwa Kamegeri umututsi yatwitse umututsi, mu 1896 ku Rucuncu abatutsi b'Abega batemaguye abatutsi b'Abanyiginya biyobowe na Kanjogera na Ruhinankiko na Kabare. Mu 1959 mu mpinduka za Afurika abahezanguni b'abatutsi bitwikiye batemagura umututsi, abashaka gusangira ubutegetsi n'abahutu bose byari biyobowe na Rutagambwa na Nkuranga na Benzige na Murefu. Imyanzuro y'urukiko irabyerekana ba bantu bakatiwe, ndetse Kigeri ubwe mu ijambo yavuze akiriho yavuze yuko ari we wabasabiye imbabazi. Mu 1990 kugeza muri 1994 agatsiko k'abahezanguni b'abatutsi kari karangajwe imbere na FPR Inkotanyi katsembatsembye abatutsi kabibatiza yuko jenoside ikorewe abatutsi bonyine, mu gihe hari hatsembwatsembwe n'abahutu. Ubuhamya bwa Muzehe Tito Rutaremara aho yivugiye yuko batanu bakoraga mu nterahamwe mwarabwumvise. Mwiyumviyeho Kabarebe yivugira yuko bakoze ikintu cyitwa killing machine kandi yuko nta kindi kintu yari ishinzwe ari ukwica igihumeka cyose. Muri 1995 agatsiko k'abahezanguni b'abatutsi bibumbiye muri FPR Inkotanyi batemaguye ndetse bica impunzi mu nkambi ya Kibeho. Mu 1996 kugeza mu 2000 FPR Inkotanyi bishe impunzi mu nkambi za Kongo no hirya no hino aho impunzi zari zarahungiye. Mu 2000 FPR yishe abatutsi b'Abanyekongo mu nkambi za Nkamira na Mudende. Icyo gihe impunzi zarekaramaga inkunga igihugu cya Amerika cyari cyabahaye. Mu 2013 kugeza mu 2018 Andrea Kagwa Rwisereka nyakwigendera yarishwe, Rwigara Sinapolo yarishwe, Toyi Nzamwita yarishwe, Dr Gasakure yarishwe. Mu 2018 Inkotanyi zongeye kwica impunzi. Muri iyi myaka yose Inkotanyi zifashe ubutegetsi zirangaje imbere, zishyize imbere iturufu yo kurengera abatutsi mu karere k'ibiyaga bigari, nibwo hagaragaye impfu z'abatutsi benshi. Abatutsi batavuga rumwe nabo cyangwa se batemera icyo kinyoma abenshi barafungwa, bararenganywa, baricwa. Aha twavugamo nk'abantu nka Kizito bazize kutagaragaza yuko bashyigikiye ibikorwa bibi FPR Inkotanyi ikora, nyamara ibyambitse yuko iri kurengera abatutsi. Aha twavuga abantu nk'Abanyamuhirwa, twavuga abantu benshi cyane. Aha twavuga nk'aba Dr Deo Mushayidi bafunze bazira yuko batavuga rumwe n'ikinyoma cya FPR. Ibi byose ntago tuba tubivuze tugira ngo abantu tubibutse ibyo batazi cyangwa se kuko ahanini tuzi yuko munabiturusha cyangwa se munabisobanukiwe neza, ariko turagira ngo twibutse abantu yuko ibi ngibi byose ari amayeri ya Satani yo kugira ngo aka karere k'ibiyaga bigari gahore gacura imiborogo. Niyo mpamvu n'uyu munsi wa none intambara ziri kubera mu burasirazuba bwa Kongo zatangiye ari intambara zo kurengera abatutsi, birakomeza intambara zo kurengera abavuga ikinyarwanda. Uyu munsi wa none biri guhinduka ngo intambara ngo zo kurengera kubohora abakongomani. Mu by'ukuri Satani akomeza gushyira imbere iturufu y'ubwoko, ariko nta kibazo cy'ubwoko abantu bafite hano muri aka karere, ahubwo abantu barirwanya ubwabo. Ni nayo mpamvu umututsi gikira iki kinyoma mu by'ukuri navuga ngo ameze nk'umuntu uri gutyaza umuhoro azitemesha cyangwa inkota izamusogota, kubera yuko ababeshya ko bari kurengera abahutu ntabwo barengera abahutu, ababeshya ko bari kurengera abatutsi ntabwo barengera abatutsi.
ibyo byose ni iturufu za politike, kandi twamaze kubona yuko isi ya none y'ikinyoma iyobowe n'abantu bigira abacunguzi mu by'ukuri ahubwo ari bo bishi bacu. Niyo mpamvu rero wowe utwumva cyangwa se ukurikirana Gorora Byose Vuba, ndakurarikira cyangwa se ndagusaba kurutaho gusenga cyane, ukagisha inama Imana, ukayoborwa n'umwuka, ukamenya yuko uwo mudahuje ubwoko atari umwanzi wawe, ahubwo umwanzi wawe ari Satani uza akakujyamo akakumvisha yuko uwo mudahuje ubwoko ari ikibazo, akakumvisha yuko ibibazo urimo ubiterwa n'uko uri uwo mu bwoko runaka, ukitera icyizere, ukanga kuba fiyeri no kunyurwa n'ubwoko bwawe, ahubwo ugahora ugenda n'ipfunwe. Nyamara Imana yo yashimye yuko ubu uri we, byari ukugira ngo uyihimbaze ndetse unayiramye utewe ishema n'uwo uri we. Byari ukugira ngo ubanire abo mudahuje ubwoko, abo babanire amahoro, kubera yuko uha agaciro ubwoko bwawe n'ubw'abandi. Muri Gorora Byose Vuba turakangurira abatuye akarere by'umwihariko kuba maso cyane, kuko isi ahantu igeze Satani arashaka kugira ngo ahitane benshi kandi turimburwe n'ikinyoma, kuko nituramuka tumenya ukuri nibwo tuzabohoka. Kuko nuramuka umenya ukuri kw'amateka yawe y'ukuri, ukamenya ukuri kw'amateka y'akarere mu buryo bwimbitse kandi bw'ukuri, nibwo uzabasha gutsinda ikinyoma n'abanyabinyoma. Biracyababaje cyane kuba umuntu adashobora gusobanukirwa impamvu igihe aho M23 iri gufata turi kubona abana b'abakobwa bari kwidoga bakishima ngo naha habaye u Rwanda. Nyamara mu gihe abo bana b'abakobwa bari kubivuga, urwo rubyiruko ruri kubivuga, ubwarwo ruvuga yuko ari impunzi z'abakongomani. None se kuki atavuga ko abohoje igihugu cye cya Kongo, akavuga ko abohoje habaye u Rwanda? Noneho ikibabaza kurushaho nuko hari n'abandi bantu nabo bari kuvuga ngo bari kurwanira kubohora u Rwanda, mu gihe izo mpunzi zihuje n'abarwanya ibindi bihugu by'akarere bari kuvuga ko bari kwagura u Rwanda. Aha ntacyo wumvamo. Noneho twumvishe n'iri jambo dutangiriyeho, umunyarwanda w'ubwoko wo mu gihugu cya Uganda we aravuga yuko umwanzi wabo si umugande, si undi muntu uwo ari we wese, ahubwo aravuga ko umwanzi ari umuhutu wo mu Rwanda, mu gihe uyu mugabo yigeze kwivugira yuko nta kintu na kimwe kimuhuza n'u Rwanda, kuko u Rwanda ntaruzi. None se ahuzwa n'iki n'abahutu, kandi abahutu ko babarizwa mu Rwanda gusa? Abo bahutu babaye abanzi be gute kandi nta kintu kimuhuza n'u Rwanda? Abarundi baba abanzi be gute kandi nta kimuhuza n'u Burundi? Mwibuke ko amateka atubwira yuko mwiyagurwa ry'u Rwanda duhora tubabwira ibi bihugu gakondo nk'Igisaka, Ubugoyi, habayeho intambara zashyamiranyije abanyarwanda b'ubwoko muri uko kwagura u Rwanda no kuruhanga. Ari nazo ntambara zashyamiranyije abo mu gihugu cy'abaturanyi b'u Burundi, kuko izo ntambara zabagizeho ingaruka ko abanyarwanda nabo bashakaga gushora izo ntambara. None umwuzukuru wabo ari kuvuga ngo abarundi n'abanzi babo, ari kongera akavuga ngo abahutu n'abanzi babo. Ntabwo twe icyo tugamije ari ukugira ngo duhembere urwango, ahubwo turagira ngo abantu batekereza nk'uyu mugabo bumve yuko umwanzi wabo ari Satani, ntabwo umwanzi wabo ari umuhutu. N'abahutu batekereza ko umwanzi wabo ari umututsi, bumve ko umwanzi wabo ari Satani, umwanzi wabo atari umututsi. Ahubwo Satani yaraje yiyambika isura ya ndi umunyarwanda, ubu niyo ari kwifashisha ahondanya imitwe y'abahutu n'abatutsi, ahondanya imitwe y'abatwa, ahondanya imitwe y'ubwoko hano mu karere k'ibiyaga bigari n'ibihugu, kubera yuko ntago abantu barasobanukirwa amayeri y'umwanzi Satani. Ni nayo mpamvu usanga abantu bagikomeza kwiyambika uyu mwenda wa ndi umunyarwanda, ugasanga ku rundi ruhande hari abahutu bari kuvuga ngo ubwoko ntago bukibaho, ngo nta bwoko tukigira, ngo ahubwo ngo turi abanyarwanda twese, mu gihe abanyarwanda bo ubwabo bari kuvuga yuko abahutu ari abanzi babo. Ese ntago mva amayeri ya Satani? Tugorore byose vuba. Bene data, nshuti bakunze b'umusaraba,
cyane cyane abaharanira impinduka zirangajwe imbere n'urukundo, ukuri n'ubutabera. Ndagira ngo ibihe tugezemo mbakangurire yuko mu maso cyane, abasenga musenge, kandi n'abakora ibyo mugomba gukora muharanira yuko ukuri kuganza, yuko abantu babana amahoro, yuko umuhutu n'umututsi babana bubahana kandi bumvikana mu nyungu z'igihugu. Buri wese akora icyo agomba gukora, atayobowe n'umujinya, atayobowe n'inzika, ahubwo ayobowe n'ubwenge bwa bwenge Imana idutegeka muri Yobu 28:28. Uyubahe, kuko kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi uve mu byaha, kuko kuva mu byaha niko kujijuka. Reka dushime Imana. Uwiteka ndagushimye nanone kuko unyemereye nkabasha kuvugira imbere y'ubwoko bwawe. Mbabarira gukiranirwa kose kungaragaraho, kandi ubabarire na mwene data uguciriye bugufi akaba hari icyo yumvishe ndetse agakura muri iki kiganiro. Niba Mwami Imana aguciriye bugufi umubabarire, kandi ndakwingize kugira ngo umuhe umugisha ndetse uduhe ubwenge bwawe tubashe kubana mu mahoro muri aka karere k'ibiyaga bigari, ndetse Uwiteka Mwami Imana mu mugambi w'ububyutse tuzaba abahamya bo guhamya ku isi yose yuko watugiriye neza, ukadutsindira umwuka mubi w'ivangura akarere, irondamoko, ukadutsindira umwuka mubi w'inzangano n'inzika mu mitima yacu, ukaturemamo ibyaremwe bishya. Mwami Imana tuzaguhamye kandi tuguhamirize n'amahanga, tuzavuge kugira neza kwawe. Urakoze kukugira neza, byose tubisabye dushima mu izina rya Yesu Kristo, amen. Gorora byose vuba.